twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero hari amakuru meza cyane, amakuru atunganyije, amakuru yizewe ku itsinda rya Vestine na Dorcas. Iri ni itsinda rero ry'abaramyi b'indirimbo ziramya zo kuramya no guhimbaza Imana zizwi nka gospel mu ndimi z'amahanga. Uyu Vestine na Dorcas baramamaye cyane, baramenyekanye hirya no hino ku isi, ariko tugiye kukubwira ibintu bitangaje cyangwa se ibintu utaruzi kuri bano, ndetse tukubwire ibintu by'amatsiko bikomeje kugaragara cyangwa se bihishe muri no minsi utaruzi. Ni Vestine na Dorcas, aho Vestine amaze gusezerana. Turakubwira igihe ubukwe bwa Vestine buzabera, turakubwira byinshi, imitungo yabo, turakubwira ahavuka, turakubwira ubuhamya bugiye bucukumbuye bwaje kuba bugaragara bwa Vestine na Dorcas. Ariko inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi, aba ni abana beza cyane, ni abana bakunzwe, ni abana bafite Imana, ni abana rwose bakwiriye kubera urugero abandi bana batoya cyangwa se urundi rubyiruko rufite impano cyane cyane ijyanye na gospel n'indirimbo za gospel cyangwa se indirimbo z'iyobokamana, ndetse tutakuyemo n'izindi ndirimbo. Kanda subscribe hano kuri Fab TV ubundi tubane twumve byinshi kuri iri tsinda rya Vestine na Dorcas. Nibyo koko, Vestine na Dorcas ni itsinda ry'abakobwa babiri b'abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gospel bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas rero nibo bagize iri tsinda ryamamaye cyane mu ndirimbo nka Nahawe Ijambo, Papa, Adonai, Ibuye, Isaha, Iriba, ndetse cyangwa se Umutaka n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye turaza kuba tubanyuriramo. Reka tukubwire amateka n'imyirondoro y'aba bakobwa cyangwa se y'uyu Vestine na Dorcas. Turaza kukubwira amateka yabo mu buryo bugiye butandukanye. Wowe kurikira iyi Fab TV, ukomeze kutwungura ibitekerezo hasi, utubwire niba ukunda aba bana, ukomeze dufollowinga cyangwa se ukomeze kugaragaza ko nawe wishimiye ubuzima bwiza cyangwa se wishimiye aba bana beza bakomeje kwamamara mu bijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Amateka rero n'imyirondoro ya Vestine na Dorcas bakomoka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Bakiri batoya rero batangiye umuziki mu rusengero, aho baririmbaga indirimbo zihimbaza Imana. Rero ubuhanga bwabo mu kuririmba byatumye bakundwa cyane n'abakunzi b'umuziki wa gospel mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ahangaha rero mu mwaka w'ibihumbi 2022 bakoze igitaramo cyabo cya mbere cyabaye muri Kigali Conference cyangwa se Kigali Conference and Exhibition Village, ahazwi nka Kigali, aho bamuritse alubumu yabo ya mbere yitwa Nahawe Ijambo. Iki gitaramo rero cyitabiriwe n'abantu benshi cyane kandi
cyagenze neza ku buryo bushimishije, aho ari igitaramo cyatumye uyu Vestine na Dorcas cyangwa se iri tsinda riterwa inkunga mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bugiye butandukanye, kugura amarubomu ndetse n'ibindi. Ni igitaramo rero cyinjije amafaranga menshi ashoboka, kimwe no mu bitaramo bisanzwe bizi bikomeye bijya bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Rero cyagaragazaga urukundo cyangwa se cyagaragavuyemo uburyo cyagaragaraga icyo gitaramo cyavuyemo urukundo abakunzi babo cyangwa abafana bafitiye iri tsinda rya Dorcas na Vestine cyangwa se Vestine na Dorcas. Dore ibihangano byabo rero cyangwa se imitungo yabo izwi. Vestine na Dorcas bafite indirimbo nyinshi zakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, arizo twaje kuba twakubwira haruguru, ariko indirimbo zabo ziri kuri za mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube, aho bafite umuyoboro witwa Vestine and Dorcas. Ushobora kugenda ukaba followinga rwose, ugizwe na subscribers benshi cyane, aho indirimbo zabo ziri kandi kuri platform yabo cyangwa se zicururizwaho umuziki nka Apple Music na Spotify. Mu mwaka rero wa 2022 bahawe igihembo cyangwa se bahawe ibihembo bitandukanye, birimo n'icyo mu irushanwa rya Kiss Faber Awards, aho indirimbo yabo yitwa Muzadukumbura yakunzwe cyane ku buryo butangaje. Reka tukubwire bumwe mu buzima busanzwe. Ishimwe Vestine yashakanye n'umukunzi we witwa Awodrago Idris, ukomoka rero mu gihugu cya Burkina Faso, aho bakoze ubukwe mu kwezi kwa Mutarama 2025. Ibi rero byagarutsweho mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, byerekana uburyo umukunzi wabo wabafashije no mu buzima bwabo bwite, aho ibinyamakuru bimwe byagiye byinjirira ubuzima, imibereho ya Vestine, aho bagiye bamwandikaho inkuru nyinshi zitangaje z'ibinyoma, ariko zari zigamije kugira ngo bakoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube babinjirizemo, ariko ugasanga izo nkuru, ibyo biganiro atari ibiganiro bikwiriye cyangwa se bikwiriye aba bana b'Imana, ukurikije uburyo bafashije imbaga nyamwinshi, bafashe abantu mu guhinduka ndetse no kuhamya neza ubukristo bwabo mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha rero mu gusoza, Vestine na Dorcas ni urugero rwiza rw'abakobwa b'abahanga bakoresha impano yabo mu gukora cyangwa se mu gukorera Imana no gushimisha abantu. Ibihangano byabo rero bikomeza gukundwa kandi bikagira uruhare mu guteza imbere umuziki wa gospel mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Ukeneye rero kumva neza ziriya ndirimbo zabo, ushobora kugenda ukabakurikira neza, ukabafollowinga, ukabashyigikira, ibintu bikakomeza kugenda neza. Rero twari twababwiye ko turababwira imwe mu mitungo ya Vestine na Dorcas. Mu kiganiro gikurikiye turaje tuyikunyuriremo, tukubwire ibisiyo twabashije kumenya. Hariyo itaragiye igaragara, ariko hari izwi, turaje tuyikubwire twabashije kumenya. Ni mu kiganiro gikurikiye rero tugiye kubikunyuriramo mu magambo matoya, ariko tukubwira ngo wowe niba ukunda aba bana Vestine na Dorcas, urasabwa kubasengera cyane kugira ngo
urugendo batangiye. Imana izajya ikomeza kubashyigikira, ikomeze kubatera inkunga. Wowe kandi niba nawe udukunda ushobora kudukandira subscribe aho ngaho ukandika muri komenti, nawe ukadushyigikira ibintu bikagenda neza. Turabakunda cyane mwe mukomeza gukurikira ibiganiro n'inkuru za FAB TV. Turaje rero tubagezeho imitungo ya Vestin na Lucas. Turabakunda cyane, ni mu kanya mu biganiro bikurikiye cyangwa se mu nkuru ikurikira hano kuri FAB TV.